yego. Ishi igitare gitebeje umukondo cyo ngwino ntwazabugabo kidatera abakamyi ntigitubye umukamo. Ndavuga yanze gutaha ku manywa y'ihangu ngo abagore bo mu rurimbi batareba bakayitera kuramburura. Nakumvise wowe ufite amatsiko cyane rero. Cyane. Ufite amatsiko ariko shirimo umushyitsi umutima mu nda ndaza kukumara ayo matsiko yose. Yego rwose ndategereje. Tenguye intwari ku rugamba ndasira abanzi banjye mu mwijima bakaririra mu myotsi bagasigara bamvuga imyaka. Nitwa Banganirora Moise, ayo niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi banjye. Banganirora Moise. Karame ndakumva. Izina ni Banganirora Moise. Ayo ni amazina yanjye bwite. Yes. Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze nk'umukurikiye The Boss Wava mukaba mukurikira umunsi ku wundi, by'umwihariko iki ni cya kiganiro cyanyu Gakondo Live gikorwa na Vava na The Boss mwenyewe, ndetse abari kumwe n'umusore w'umuhanga kuri gakondo, aho tugaruka ku muco uhahise, n'uwo bita Banganirora Moise. Namubona imbere yanjye. Moise umeze ute? Meze neza ndashimira Imana. Uragerageza wongere ijwi kugira ngo abadukurikiye bashe kukumva neza. Yego nta kibazo ndabikora. Yego. Nitwa Banganirora Moise mwabivuze, twatangiye ariko tubivuga. Yego Moise. Ndi umusore nkunda umuco nyarwanda. Nkunda ibintu bijyanye cyane cyane n'umuco, ubwo ndavuga ku mahamba. Yego. Ndavuga nzi kubyina ibintu bya traditionnel. Ubwo ni dance traditionnel. Traditionnel. Kuri moderne ntabwo urebaho? Moderne se? Nabwo ndabirebaho. Ariko cyane cyane njye nikundira umuco wacu. Traditionnel. Nibyo tugomba gusigasira umuco. Traditionnel. Yes Moise, noneho turagushimira cyane, tuguhaye ikaze kuri The Boss Wava YouTube channel. Hanyuma twibutsa ukurikira The Boss Wava ukaba urimo urareba ikiganiro ukora subscribe aho hasi kugira ngo batazagira ibindi biganiro bigucika kuri YouTube channel The Boss Wava yanjye yawe yacu. Ndacyari kumwe na Moise, uyu munsi dufitanye akanya katari gato, turaza kuganira ubushize cyangwa se ahashize nari ndi kumwe n'uyu musore, ariko ntabwo twabashije kugirana ikiganiro kirambuye tube twagaruka ku bigendanye n'imibereho ye n'ibijyanye n'umuco nk'uko abivuga ngo njye nkunda umuco, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo tugiye kumva kuri bimwe mu biranga Moise mu bijyanye n'umuco, uburyo ukora ibyo akunda ku bijyanye n'umuco. Hanyuma Moise, Karame ndakumva. ubundi umuco, iyo tuvuze umuco sobanurira abanyarwanda badukurikiye kuri YouTube channel yacu, ubundi iyo tuvuze umuco uba ushatse gusobanura iki? Umuco. Umuco. Iyo bavuze umuco rero, Yego. ndabivuga uko mbizi, uko mbyumva. Hari uko mbyumva n'undi we ari we wese nawe afite uko abyumva. Cyane. Iyo bavuze umuco. Umuco. Umuco numva ari ikintu gishobora kuba cyaranga umuntu. Icyo kintu kikaba ari ikintu kiba abantu bashobora kuba baba bagihuriraho. Yego. Gishobora kuba ari cyiza. Yego. Cyangwa se ari kibi. Ibyo ngibyo biranga umuntu, njye nibyo njye nita umuco. Ubwo reka tuvuge ko umuco ari ikintu runaka cyangwa se amahame runaka abantu bahuriyeho. Yego. Tubivuga gutyo. Murabyumva rero, ngira ngo impamvu nari mubajije ku kijyanye n'umuco abanza dusobanure ni ukugira ngo tuvuge ibintu cyangwa se tuvuge ku bintu mwese mwumva musobanukiwe muzi ibyo ari byo. Yego. Hanyuma twari tumaze kumva igisobanuro cy'umuco muri rusange, noneho ndagira ngo mbaze Moise ikindi kibazo kimwe kitwinjiza mu kiganiro neza. Ndagira ngo utubwire muri make nk'ibintu nka bibiri cyangwa se bitatu mu by'ingenzi biranga umuco, by'umwihariko umuco nyarwanda
duhuriyeho twese nk'abanyarwanda, ni nk'ibihe bintu nka bitatu bituranga, twavuga ngo uyu ni umuco w'abanyarwanda, ku buryo wajya muri Amerika, wajya muri Tanzania, wajya muri Congo ukavuga ati uyu ni umunyarwanda, uwo muco ni uw'abanyarwanda, byibura bibiri. Ibintu bibiri. Yego. Ikintu cya mbere kiranga abanyarwanda ni ururimi rwacu, ari rwo ruduhuza. Yego, icyo ndacyumva nanacyemera rwose. Yes. Ikindi cya kabiri kiranga abanyarwanda, yego, ubumwe bwacu. Iki ndetse yego, nicyo kintu abanyamahanga baza batugana baje kutwigiraho, umuco, ubumwe n'imvugo, ubumwe nyine wumve n'ubucuti. Ubwo birumvikana n'ubucuti muri rusange, imibanire yacu, nk'abanyarwanda. Ikindi cya gatatu, sibyo? Icya gatatu, rega ni byinshi ndabizi, nushaka rwose. Reka wenda tuvuge kuri ibyo bibiri, ahubwo ndagira ngo mbaze, ubundi mu muco wacu hari ibintu byinshi tugenda twubakiraho, tukavuga tuti iki ngiki ni icyarazwe cyangwa se ni icyo dukora, ariko kikaba cyaraje ku kiragano cya kangahe, kikaba cyararazwe n'abana n'aba. Ndacyasobanura, ngerageza kubaza ku bijyanye n'ibyo nzi ku muco nyarwanda. Akenshi usanga twibanda ku mbyino, tukibanda ku mvugo, tukibanda no ku bindi byinshi, ariko byose bikaba bigiye, buri kimwe gifite umwihariko wacyo bitewe n'uburyo cyagiye gitegurwa n'uburyo cyagiye gishyirwaho. Nk'urugero ku mbyino, usanga dufite nk'intore, dufite ikinimba, ibyo byose biri mu muco nyarwanda, ariko ku ruhande rw'imbyino gakondo, sibyo? None dusobanurire ku bijyanye n'inka, ho biba bimeze bite? Tugende twumva kimwe ku kindi, byibura kuri ibyo bice cyangwa se ku byo bagiye bashyiraho, dufate nka bitatu muri byo, dufate ku nka, dufate ku mbyino, dufate no ku mvugo. Ibyo bintu uko ari bitatu, ubyumva ute? N'icyo uziho mbega kuri ibyo bintu? Nakumvise ufite amatsiko cyane, rero cyane ufite amatsiko, ariko shirimo umushyitsi umutima mu nda, ndaza kukumara ayo matsiko yose. Yego rwose ndategereje. Nguherere ku mahamba. Kaduhere ku mahamba. Ku mahamba rero, ubundi ku mahamba ndabanza nkubwire, ku mahamba dusangamo nk'indirimbo baririmbiraga inka bazicyuye. Yego. Nyine kugira mu buryo bwo kugira ngo inka zinezerwe. Yego. Bazicyuye nyine zitahana umuneza. Ari nk'aho bagiraga gutya, wenda ndakumara amatsiko, wenda bakavuga bati ucyuye inka ugakubita agakongo tukayiririmbira nk'akarimbo gutya, wenda njye kukwereka. Yego. Ishigitare gitebeje umukondo cyo ngwino ntwazabugabo kidatera abakamyi ntigitubye umukama. Ndavuga yanze gutaha ku manywa y'ihangu, ngo abagore bo mu rurimbi batareba bakayitera kuramburura. Ngiyo rutarira tashyira igitanya umuneza, ngiyo wenda nk'aho ngaho, sibyo? Yego, ndakumva. Ni urugero nari ndimo ngo, sibyo? Ndakumva. Noneho iyo bikoze gutyo, inka yatanaga umuneza, yego, igataha yishimye, hafi nk'aho ngaho nyine. Ibyo ngibyo, iyo ndirimbo, ibyo bisingiza uri gusingiza inka mu rwego rwo kugira ngo yishime, ibyo ntibabyita amahamba. Ubwo ayo niyo mahamba. Ayo ni amahamba, n'ibindi byinshi cyane nakubwira ubaye ufite umwanya. Yego. Ubwo tuvuye ku kijyanye n'amahamba ku nka, noneho reka tugaruke ku mbyino, umwihariko w'imbyino gakondo. Ubwo ndacyavuga ku muco, ndacyagaruka ku muco wacu, ariko tugiye ku ruhande rw'imbyino. Umwihariko w'imbyino gakondo rero z'abanyarwanda ni uwuhe, ku buryo wavuga ngo ngiye aha n'aha, ndenze igihugu cyangwa se ngiye mu bindi bihugu byo hanze, sanze abantu barimo babyina, ugahita ufokasinga cyangwa se uvuga ngo uko byagenda kose iyi ni imbyino nyarwanda, uyu ni umuco gakondo w'abanyarwanda.
ni uwuhe mwihariko w'imbyino gakondo? Umwihariko wayo rero wa mbere ni ukuvuga ngo ubundi ku bintu bijyanye no kubyina imbyino gakondo, sibyo? Yego, ku bijyanye n'imbyino gakondo. Imbyino gakondo ndagaruka ku mwihariko wacu nk'Abanyarwanda. Umwihariko wacu nk'Abanyarwanda. Twebwe tubyina twambaye amayugi, twakenyeye, kandi tukabyina ibintu bimeze neza, ubona ko koko bitandukanye n'abandi, sibyo? Noneho rero ku bintu bijyanye wenda no kubyina mu rwego rw'intore, tuba twambaye imigara, tuba dufite imikenyero, dufite ingabo, icumu n'amayugi. Yego. Nyakubahwa rero uraza kunyemerera rwose njyewe nakuze nyine mba mu bintu bijyanye n'amatorero, papa wanjye yari intore, nkura nanjye ndi intore, buriya niyo mpamvu mfana uriya intore Masamba ndamufana cyane rwose. Arabyumva na harya Masamba ni umuririmbyi, ni umuhanzi muri ariko akora ibintu cyane bijyanye n'umuco, ndamukunda cyane. Ubundi Masamba ndamukunda. Masamba rwose nanjye ndamwemera, buriya ibintu bijyanye n'umuco njya mwemera cyane, ni umuhanga pe. None rero buriya njyewe kugira ngo ubyumve neza, kereka ubundi nuzaza ufite umwanya uhagije, njyewe washaka ukambwira nkambara nkagususurutsa nk'intore nyine, nkakwereka ko mbishoboye, sibyo? Njyewe Moise ndabimwemereye, ngiye gushaka umwanya nzajye kumusura atwereke n'ibyo bikoresho, ndetse anaducishirizeho akantu gato ku bijyanye n'intore, uburyo zibyina, uburyo binjira n'uburyo bataha. Yego, noneho watubwira ubwo ngubwo ko duse nk'abavuye ku ntore, twinjire ku bijyanye noneho n'ururimi, kuri bya bintu bitatu twari twavuzeho. Moise, ku bijyanye n'ururimi, nka kimwe mu by'umwihariko mu biranga umuco w'Abanyarwanda, ni iki noneho waruvugaho? Ku kintu kijyanye n'ururimi n'umuco wacu nyine, ubwo birumvikana, sibyo? Iki nicyo kintu kishimisha ndetse nkatwe nk'Abanyarwanda, sibyo? Ikintu cya mbere ku bijyanye n'imvugo ni ururimi rwacu. Aho uva buri gace, aho uva ukajya n'ahandi, twese tuba tuvuga ibintu bimwe. Mu gihe usanga wenda nko mu bindi bihugu, ugasanga wenda nko muri Congo baravuga igiswahili, baravuga igifaransa, baravuga twebwe nk'Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe. Ururimi rwacu rukaduhuza rwose, nirwo ruduhuza, no mu ndirimbo yubahiriza igihugu birimo rwose, ururimi rwacu rukaduhuza, birimo pe. Yego, hanyuma reka twavanse dukomeze ikiganiro cyacu, turi ku bijyanye n'umuco. Nabibabwiye, iki ni ikiganiro twise Gakondo Live, aho mugikurikira kiri gutangwa na The Boss Babamwenyewe ndetse na Banganirora Moise, aho Moise aba adusobanurira byinshi ku bijyanye n'umuco, by'umwihariko ku mbyino gakondo, ku bijyanye no kuririmba, ubuhanzi muri rusange. Reka dukomeze ikiganiro cyacu Gakondo Live. Yego, nari nkibaza Moise ni umwana ukunda umuco koko, kandi aranawuzi, si no kuwumenya gusa, aranawufite. Afite umuco rwose, umurebye igihagararo cye, imvugo ye, uburyo asubiza yitonze, ni umuhanga mu byo avuga, kandi urumva ko birimo umuco. Yego, hanyuma Moise, mu bijyanye n'umuco, yego, by'umwihariko ku buhanzi, ni ibihe bintu uvuga ati ibi ni inspiration zanjye, ibintu ndabikunda, mbyiyumvamo, byibura nka bitatu? Ubundi wowe usabye bitatu, ariko njye mu bihangano njyewe numva bimbamo, sibyo wenda ko ubushobozi buba bukiri hasi, ndabyumva. dore ubundi mu buzima busanzwe njye ibihangano bimbaho. Njyewe ikintu kijyanye no gukina ikinamico, ikintu kijyanye no kuririmba, ikintu kijyanye no kuvuga umuvugo n'amahamba,
n'amahamba. Mm. Buriya n'umuvugo urawuzi? Yewe umuvugo ndawumva cyane. Umuvugo wumva ko waba ukazira. Mm. Ibintu bijyanye n'ikinamico nabyo mba numva bitoroshye, ariko nabyo Mm. buriya biri ariko ni nk'izihe kinamico uzi Mm. wenda nk'ebyiri mu zavugaga ku muco? Zavugaga ku muco. Twumve rwose ku kinamico urebaho. Zivuga nko ku muco. Ku muco. Erega buriya ikinamico zose nyinshi na nyinshi buriya abahanzi b'ikinamico bahanga ikintu ibyo ari byo byose kibaho mu buzima. Kibaho. Ndibuka nk'ikinamico ya Uwera. Ya Uwera. Ya Uwera ndayizi, nigeze kuyumvaho kera. Hakaba iya Kavuna. Hari n'indi yabayeho yitwa gukira byibagiza guciye. Oya iriya yo yihoreye. Buriya ku kintu kijyanye n'ikinamico nanjye kera najyaga nzumva buriya nubwo mba niturije, by'umwihariko ziriya kinamico za kera, ariko harimo n'abakinnyi nakundaga rwose, nka bariya bagiye bakina ziriya kinamico, usibye ko tutagiye tubamenya mu buzima busanzwe twageze muri moderne, ariko ntawamenya, wasanga wenda hari ukuntu bizagenda tukaba twamenya. Hanyuma Moise, mu bakinnyi ba kera bakinaga ziriya kinamico, ninde wari nka wafata nka roromodo wawe cyangwa se wemeraga wakwinsipiraga mu byo ukora n'ubu ngubu? Roromodo wanjye kera, oya ndavuga ubu ngubu uko mbyumva, kuko kera ko nari ntahari. Ntago wari ubizi? Nari ntaravuka. Ubu ngubu umukinnyi numva unkinira ibintu mu bintu bijyanye nk'ikinamico zino zica kuri radiyo, wa mbere bamwita Bukubaho Yaseta. Uriya aranyemeje ejo bundi yakinnye ikinamico yitwa Kazungu. Oya ubundi tereka muri nk'uwampuza nk'abakinnyi nka bara tugakina nibura, tugakina nibura pasi. Wumva wabishobora? Mbabarira. Ngambwira akantu gato mwigane, wenda umwigane akantu gato nk'agasampo twumve ko kazamo. Turi gukina, ari gukina nka karakane. Nta kantu gato watunyurizaho ke? Wewe ubundi uriya mukinnyi rero, mukinnyi ni umuhanga, nasanze nta role n'imwe atakina. Reka kubera iki rero? Uriya ikintu kijyanye no gukina arimo atereta, yararakaze cyane, narebaho ari umugabo ari imfubyi. Ariko umukinnyi mwiza n'ubundi ni uwisanisha n'ibyo ari gukina ku buryo neza nimba yakinnye. Uriya we ni urundi rwego. Yego. Hanyuma reka Moise yigeze gukomoza ku kintu kigendanye no ku mpano ze cyangwa se ku bintu bimwensipira, ahora avugaho mu buzima bwa buri munsi, ndetse yanashobora kuba yakoraho. Niyo mpamvu ngiye kumutungura nkamubaza kimwe muri byo, ndetse akabasha kuba yanaduhaho agasampo kamwe kuri cyo. Moise, Karame, ngiye kukubaza ku bijyanye n'umuvugo. Umuvugo ko uri mu bihangano byawe, kandi koko ngurawuzi, zikuvuga umuvugo, zikwandika, kuwushyira mu bikorwa mu by'ukuri. nk'abanyarwanda ubundi bakunda kubimvugira neza, bakavuga ngo intwari iboneye ihora yiteguye. Njye mbaza icyo wumva ushaka. None tunyurizaho ku muvugo. Ku muvugo rero nigeze gukora umuvugo, byigeze kumbabaza cyane. Iriya igihe coronavirus yari yaratuzengereje, ndeba ukuntu nagiye kugura inkweto mu Gasare, baranyirukankana, baravuga ngo nyine kwako bavuga ngo nta muntu wemerewe kuva ahantu hamwe ngo ajye ahandi ngo arabanduza. Naratashye ngira umujinya cyane, mpita mpanga umuvugo. Noneho ndangije coronavirus nyine, ndeka nkubwire ubundi nko kuri coronavirus. Kuri coronavirus tubwireho ngiye kukubwira uburyo coronavirus yaje nyine nk'umuntu nyine w'umuhanzi nyine. Yaje igenda no kwishyika mu Rwanda, ibaza abanyarwanda impamvu bambara inkanda, bayibwira yuko badashaka ikibatanya. Njyewe ubu ngubu ndayanga, nkayangisha n'abandi. Iyo uhuye n'uyirwaye ahita yitsimba, uboshye igisimba wamubaza agatsemba, kubera afite intimba yatewe n'ako gasimba. Ubwo rero ibyo ngibyo mu bintu bijyanye na litirica ku muco
babyita multilateral device, isubirajwi. Niyo mpamvu umuhanzi uzumva avuga ibintu birimo isubirajwi Yego. rero uzamutinya, aba yicara mu nganzo akahatinda. Mwamwumvise Moise? Moise ni umuhanga, ni umuhanga. Mwumvise kuri corona, mu by'ukuri iyo numvaga wenda agiye gusobanura ngo corona yaraje imbuza ibi n'ibi, imbuza imirimo, ariko birantunguye kumva yarahise akuramo umuvugo mwiza. Ngira ngo mwawumvise ku bantu musobanukiye iby'imivugo, uyu muvugo ufite isubirajwi, ufite isubirajambo, ufite iby'ibanze ku muvugo biriho. So turi kugana ku musozo rero Moise, mu by'ukuri urumva ushaka kuva he, urumva ushaka kugera he, intego yawe muri rusange? Mu by'ukuri intego yanjye ni uko byanga ubushobozi bukaba ari bukeya, njyewe uwantera inkunga nkaba nabona ubushobozi, nashishikariza abanyarwanda, ubundi ni nk'intego yanjye nyine, ni ugushishikariza abanyarwanda mu buryo bwo kugira ngo twimakaze umuco wacu nk'abanyarwanda. Noneho ku kintu kijyanye n'indirimbo, indirimbo tukaririmba, imbyino tukabyina, ariko tukibanda ku kintu kijyanye n'umuco wacu nk'abanyarwanda. Yego. None wumva ushaka kugera he muri rusange? Tuvuga ati njye nshaka kugera hano, ningera aha nzaba mvuga byibura ndi kugerageza ku ntego nihaye. Wenda nk'urugero ushobora kuvuga ngo nzaba narakoze iyi ndirimbo iri hanze, nzaba narashinze itsinda rya dance modern cyangwa se rya dance traditionnel. Intego yawe muri rusange uzavuga ngo aha hantu nimagera nzaba ndimo ndavansa nshaka kugera ku cyo nari nariyemeje. Njyewe ubundi mu muco mu bwanjye ku giti cyanjye, njyewe kubera ko nzi kubyina traditionnel ntabikubwiye, nzi kuvuga umuvugo, nzi kuririmba ibintu bijyanye n'amahamba, nzi gukora nasingiza n'inka, si n'inka n'abantu nabasingiza bibaye ngombwa cyane. Ni ukuvuga ngo njyewe natoza abana guhamiriza, natoza abana kubyina traditionnel, natoza abana ku kintu kijyanye n'umuco kugira ngo tuwimakaze nk'abanyarwanda, kugira ngo abanyamahanga bakomeze kurushaho kuza batugana, baze kutuvomaho uwo muco. Sibyo biriya rega ririya ni ishema nk'abanyarwanda. Ngira ngo abantu mudukurikiye muri kumva ko Moise afite intego nziza, ati njyewe nashyira mu bikorwa bimwe mu bijyanye n'imbyino gakondo. Nimba nabyumvise neza, ashobora gushinga nk'itsinda rya dance traditionnel. Hanyuma iryo tsinda nta nubwo ryaba rigamije wenda kuba si ugushimisha abantu gusa, cyangwa se no kuba ryakerekana umuco gusa, no kwiteza imbere byaba birimo mu buryo bw'amafaranga. Bijyana bikaba byumvikana. Yego. Ngo menye ngo navuye ariko yirabizi. Yego. Niyo mpamvu rero niyambaza mbere yo kugira ikindi cyo nkora. So ufite telefone? Telefone yanjye ndayifite. Ugifata telefone yawe, ni iki cya mbere ubanza kurebamo mu gitondo ukibyuka? Nawe rero urimo urambaza nk'umuntu ufite amatsiko. Ni utubazo twa hato na hato. Telefone yawe ko uyifite, ni iki mu gitondo ubyuka uvuga ati, ni iki ukiyifata mu gitondo ukibyuka, ni iki uhita ureba? Njye ntakubeshya, banza kureba umuntu washatse kuri telefone, nimba ari mu buryo bwa message, nimba ari mu buryo bwa call nyine bampamagaye, bampamagaye, noneho nkabanza nkavuga nti uyu muntu mbese muri make yashakiraga iki. Yego. Noneho reka dukomeze. Ufite sheri? Noneho se ndumva wowe uri buze kumbaza n'icyo twararinda. Urasa kumbaza, nagira ngo umfashe nsubize. Nimba ntawe wemere, ufite uburenganzira bwo kumbwira ko nta sheri ufite, tugakomeza. Sheri wanjye se uramufite? Ntawe ufite? ndamufite, gusa nuko oya sigwa uramufite. Ubwo nta gusa njye ndamufite mbese muri make. Sheri wawe uramwizera se? Icyo nicyo cya mbere mu rukundo, habayeho kutizerana, ubundi waba ukunda umuntu uramwizera.
ni irihe jambo ujya umubwira cyangwa se umutoma ujya umutera ukidunda ukavuga ati uyu munsi na sheri wanjye kabisa namuhaye. Mu bintu bijyanye n'imitoma se, Yego. sheri wanjye ntabwo ajya ndushya. Mhm. Kuba ikintu cya mbere nshobora kuba wenda twavugana haba live cyangwa se kuri telefone, ikintu akunda ni ukumva ijambo rivuye mu kanwa ryitwa ngo ndagukunda. Ibyo biba bibaye rwose nta umutera ukavuga ati uyu munsi sheri wanjye namuhaye oya, rwose namubwiye ngo ndamukunda rwose biba byabaye. arishima, biba ari ibyo. Yego, ndakubaza ikibazo kimwe kuri sheri wawe. Muvugana iminota ingana ite ku munsi wenda ugereranije? Minota Muyivugana ryari? Akenshi yiganzamo ryari? akenshi bitewe wenda n'imirimo umuntu aba yifitiye, njye mba ndimo wenda mpigahiga ikintu cy'igiceri, cyangwa se no mu rugo bakaba bantumye bangwa se nyine ndi kubakorera imirimo runaka, njyewe ntabo mbona umwanya nimugoroba ntakubeshya. Nimugoroba ubwo ni saa moya kugeza nka saa sita z'ijoro? Saa sita z'ijoro ntabwo njyewe navugira kuri telefone. Ni nk'iminota ingahe ubu ngubu wenda ugereranije? Guhera nibura saa 2 na saa 4 mo aho hagati gutya. Ubu ni amasaha abiri? Ni amasaha abiri, ariko ntabwo amasaha abiri yose njya nyavugira kuri telefone. Birahagije. Reka tujye mu turingushyo. Turingushyo uratuzi? Turingushyo se, amagorane urayazi? ibyo ngibyo amagorane, turingushyo. Maze noneho tuganira na Moise, ndagira ngo tugaruke gato ku turingushyo ndetse n'amagorane, ariko ndibanda ku magorane cyane cyane. Ugiye kunsubiriramo ngo shyushya ayo mashu ashye asaye, wihuse. Urasubiramo ngo shyushya ayo mashu ashye asaye. Asaye. Shyushya ayo mashu ashye ashaye. Shyushya ayo mashu ashye asaye, wihuse. Shyushya ayo mashu ashye ashaye. Oya, ntabwo wihuta. Subiramo rimwe. Shyushya ayo mashu ashye ashaye. Subiramo rimwe. Shyushya ayo mashu ashye ashaye. Oya, wihuse. Shyushya ayo mashu ashye ashaye. Shyushya ayo mashu ashaye. Shyushya ayo mashu ashye ashaye. Shyushya. Mwakoze cyane gukurikirana The Boss of ndagira ngo nkubwire ngo kora subscribe aho hasi kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro bya The Boss of umunsi ku wundi. Ibiganiro byo nibyo naho akagaruka. Iki ni ikiganiro gakondo live aho mugikorana nanjye The Boss of ndetse na Moise rero dusoza nababwire ariko se ubwo hari ikindi usigaje kubabwira cyangwa se dusoze gutaha? Ikintu njyewe nifuza ku bantu bankurikira, njyewe mbifuzaho inkunga yo gukora subscribe. Ugira channel? Iyi se ndi gukoraho se channel. Ugira Instagram? Ibyo ngibyo ni yacu ubwo muri rusange ni yacu, nimukore subscribe. You and I have together. Yes, okay, together we can. Yes. So narindi kumwe na Moise, ibiganiro byacu nge na Moise nakagaruka ni gakondo live na The Boss of ndetse na Moise. Ciao ciao, turi kumwe mutaha. Habigiye kumbaza